ngiye ibintu by'ingo bigendamo gake cyane. Ahita ambwira ngo hari n'undi wa gatatu uba ufite mu buzima ngo wo kumariraho amayinite, ntiwamwishimishaho, ntiyakubera mama w'abana, ariko iyo ukeneye kuruhura mu mutwe wumva nyine zapanze yapakaho kugira ngo ya masosiyete y'amatumanaho ayitware, ngo uhita uhitamo kumuhamagara ukamumariraho umwanya. Naho mumbwire nawe, uri umukobwa uricaye, uzabwirwa n'iki muri aba bantu batatu? Umuntu wa nyawe ufite gahunda nzima, utasenze Imana ngo Imana igukore ku maso. Ibaze rero uramutse uhuye na wa wundi wa kabiri ushaka kukwishimishaho akajugunya ishyano. Ibaze noneho uramutse uhuye n'uyu wa gatatu kandi aba bafite urusaku kubi, bene aba ngaba ibintu byabo bimeze bityo. Ibaze noneho uhuye n'uyu nguyu wa gatatu ukumariraho paka, uguhamagara at any time, akakuraza ijoro, akakwiriza amanywa, telefone itavuka, ntacyo agutekerezaho, nta nubwo agukunze, nta nubwo yakwisha, nta n'icyo mwapfana, nta n'ikibazo cyane kimwe yakemura, kugira ngo rero uzahure na wa wundi wa mbere ugushima ngo abone ko wamubera mama w'abana. Urumva naripostingiye, abantu benshi baravuga, noneho harimo n'umushuti wanjye wese avuga ati njye rwose irarimba numva ari ryo riri hejuru. Abandi bakambwira ati ni scam, nago mutubwire. Jewe nukuri mbigendamo gakeya, mwadutinye mukatubwira ibintu bamwe. Cyakora ngiye mu bitekerezo byanjye mbanze ngo harimo kutanyurwa mu buryo bwose. Hari umuntu ushaka avuga ati ngewe nikundira ubuzima bwiza, kangiye kubana n'uriya muntu wenda nzabaho neza, we akaza atagukunza ahubwo atagetinze kuzamubeshaho neza. Hari n'undi uvuga ati uyu mukobwa ndabona azi gukora. Hari umutipe yagize kuza kuntereta ndaseka, arambwira ngo bamubwiye ko nzi gukora, ngo nkunda gukora, ngo ndi umukozi. Ndambwira se uje gushaka umukozi cyangwa uje gushaka umugore? Ndambwira are yari yaje n'abasanga sinasenze. Ndambwira genda, urara kugukatira nasenze si kimwe no kugukatira ntasenze. Ikintu ndi kuvuga hano ngiye mbaseriye ku buzima bwanjye kuko twagiye duhura na byinshi. Rero icyo ndi kuvuga hano, kubera icyo abantu ni iki kiri kubaho. Ese ugereho ugasanga wenda ahinduka isatura nijoro, ugereho wenda ugasanga ahinduka nk'uruziramire, ugereho wenda ugasanga amera amahembe nijoro, ugera mu rugo ugasanga wenda mujye mutubwira, mudusangize inkuru tumenye nibyo ni iki kibaho. Genda byibaza, ariko ni iki gishobora gutuma umuntu mu mezi 3 ana 5 yicuza ubuzima bwe bwose? Reka tubasuhuze, tubifurize kugubwa neza, tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize kuba impore. Niko bene wacu b'Abarundi bavuga. Reka tubifurize kuba amahoro, hanyuma tubifurize kugubwa neza aho muri hose, mugubwe neza mana. Iyo ntekereje ko hari umuntu umwe uri bufungure video na uploadinze akayireba, numva binejeje umutima wanjye, numva ari by'icyubahiro, numva ntari nabikwiriye. Ariko kuko Imana igira impuhwe, igira n'imbabazi, igira no kurikora ibintu byayo, nanjye ndi hano ushobora kundeba ukumva hari icyumvisha. Imana igumugisha ko warahisemo Mwafashwe Ryari official. Hanyuma ngewe unyite Sandrine Uwihoreye cyangwa se unyite Mwafashwe Ryari nk'uko mujya mukunda kubimamagara. Hari igihe njya nigendera ati dore Mwafashwe Ryari, it's okay, ni amahoro. Twagiye twitwa n'amazina atarayo, ariko ni amahoro. Muri iyi minsi ndi muri mood yo kuganira. Nujya ubona naje gutya mu mwuka utuje, ujye umenya ko tugiye kuganira, kandi mu biganiro mba numva mfite haba harimo ibyo ushobora kumva nyine ukumva wenda ukumva uranagikunze, cyangwa se ukumva hari ikintu wenda kimwe cyangwa bibiri ukuyemo. Imana ibaho umugisha. Nshimire mwe mujya mureba ibyigisho byacu cyangwa se ibiganiro byacu mukabikunda mukabirangiza. Amahoro y'Imana abane namwe. Nukuri tubifuriza kwagurwa n'Imana, tubifuriza kugubwa neza, tubifuriza kuba amahoro, tubifuriza ibyiza byose Nyagasani atanga. Hari inkuru imaze iminsi iri trend, ariko munyihangane ushobora kuba se tugiye kuvuga kuki uyu munsi. Tugiye kuvuga ngiye kubereka imbogamizi cyangwa se ngiye kubereka impungenge njya ngira z'ibintu bimwe na bimwe abantu bakunda kumbazaho bigendanye n'ishako, bigendanye n'amamariage, bigendanye n'ingo. Nago nubatse, ndi single, I'm not married, ariko nakabaye ndi mariye kuko mbwire n'abantu. Nago sinzi, hari abantu bajya bavuga ariko
ukanaka ashobora kuba yarabuze umugabo ntabwo twabuze abagabo. Imana ifite abantu nta nubwo umuntu yabura n'umupfagabo wapfushije umugore byibuze ngo unamwemerere ugende ube Esiteri kuri we. nta nubwo umuntu yabura nandese sinzi ukuntu nyine abantu baba batekereza mu mitwe yabo, ariko dufite impamvu zituma tugendamo gake, dufite impamvu zituma ibi bintu by'inshaka atari ibintu duhubukira ngo twumve, ni ibintu dukwiriye gushyira mu mugongo. Hari n'undi bakambwira ngo imyaka ntiragera. Yarageze my friend. Itegeko ry'u Rwanda ntekereza ko ryemera ko umuntu ashaka guhera kuri 22 niba mbizi neza. No ya 22 yeah maybe shaka ni 22 kwa ntago nubatse nyine ntago mbizi neza, ababizi mutubwire. Itegeko ry'u Rwanda yemera ko umuntu ku myaka 22 umuntu ashobora gushaka. 21 simbizi muze kutubwira, ariko ngiyewe nishyira mutwe wanjye 22 sinzi impamvu. Ariko na 18 nigize numva bayihwihwisa yaravugwaga, nigeze kubyumva sinzi umunyonzi nateze mva mu kabuga njya Kagugu, numva arimo arabivuga ati mabuje ati simbizi inkuru z'abanyonzi ndanabakundana nabasuhuje abanyonzi bose bibatsinda mugubwe neza, inshuti zanjye bantwara kuri make. Nta modoka ngira njye ntega igare. Yego kabisa, iyo ni muri quartier ni igare, iyo ngiye kure wenda ahantu igare byasaba ko mbaho ntega akamoto. Nuko status yanjye ndi single, ikindi ndi inshuti y'abantu bose, abanyonzi, abamotari, abashoferi, abakarani bo ku mutima cyane, noneho byagera ku bantu batwara ibishingwe. Maximum respect, ngoza agatima kugira ngo mve ukuntu mbakunda. Ntago kari kugaragara neza ko nagakoze. Oya kamfata uyu mwanya mbaha agatima. Abo bantu mvuze muri ibyo byiciro bitarenze 4 mwese udutima ndatubahaye. Ku mpamvu imwe ni abantu bavunika ariko bagahembwa amafaranga make. Baravunika cyane, abakarani, abantu batwara imyanda, abanyonzi, abamotari bo ndumva Yesu amaze gushyiramo imiyaga uko biri, ariko nabo bagira ibintu ngo byitwa contribution, ngo bagira ibintu ntamenya bishyura, nabo usanga ibiganiro byabo babarira. Ariko abo bantu ubwo sinkizemo abayede, umuyede ngo amafaranga yarazamutse, umuyede ngasigara ibingahe mutubwire bayede. Ngewe ndi inshuti y'abantu bitwa ngo nabantu mu giciro byo hasi. Niba uzi kuri ingagari tukaba tuziranye cyangwa tutanaziranye nta nicyo umariye, abo magaciro nabo ngabo ushobora kugura nk'ibiraya akavuga ati kambikugereze mu rugo. Abandi mwese muri aho mwirwa mwikina ni ku giti cyanyu, mukize ku giti cyanyu, ariko nge ndiho ndavuga abantu bafite ikintu bamariye. Ubu ndi inshuti z'abarara ku buryo niyo ntashye 5 z'ijoro, salama mabja salama, ibintu byanyu mwigira ngo murakijijwe, ngo nago barango nago babizera rewe. Ninde barusha urukundo? Abarara bagira urukundo byataye. Harimo hari abantu tuzajya tuganira ibyo byanyu mamuca imanza. It's all up to you. I don't care about people. Hano bavuga nago njya mbitaho, jewe nita ku kintu gitumye nicara nkavuga cyane rwose. Hari abantu nyine usanga barokora ngo mva ngo ntabwo ngurase ngo bari abantu ngo baba ngo tuyoga. None se shaho nje sinya nshimanza kubera impamvu imwe, nanjye iyo nza kuza gucibwa urubanza ntabwo uri kumbana hano. Sinjya nivanga mu buzima bw'abandi kubera ko nanjye iyo baza kwivanga mu bwanjye ntibyari gukunda. Mpagacira Imana nkabagacira abantu Imana yaremye. None bamwe barubanda rugufi, bamwe bisi yose icira hiteka, abo nibo banjye. Nta kintu kijimisha nko kuba nitaye nk'agasatanu nk'agasayine niviriye hehe twagorobereje. Murabiza abanyamasengesho bagira utugurupe batindamo sangahe watambuka ukumva ari marakurura itabi. Salama mabja, ngewe mitanga ni salama. Burara n'ukuntu umuntu avuga umurara agahita yumva ijwi kavuga ati uyu nawe nubwo ari mu gatambara ariko nawe ashaka yarakijwe navuye imihanda. Uzarebe nka Let's Pastor Theogene Nzahuke, murabizi ko hari uburyo yari inshuti y'abantu ku mihanda kubera ko yabayeyo n'imvugo ye yari itaragororoka neza. Hari uburyo nyine umuntu avuga ugahita uvuga uti umuntu nawe shaka ba rero iyo uciye kubera ngo mwiriwe, abararasira bavuga ngo mwiriwe si biki, ibyo nibyo by'abantu bo muri office tumuti salam no ntabwo ari salam salam. Hari uburyo nyine bivuga ukumva biri
ahita avuga ati iki nacyo ni ikirara cyangwa se agatatu yobora nubwo ari nkungutiya ntawamenya akavuga ati salama mawuja cyangwa se agatatu bimeze bite mani sawa ahita avuga ati ahita ati powa ahita avuga ati iki nacyo nubwo kiri mu bikanzu ariko ubanza ufashe nko ku isakoshi yacyo cyenda kikugurukana rero ubuzima nabayemo simbabeshye. Wow, mbishimira Imana cyane kuko bimpa kubana n'abantu bose. Urumva mukarani kumwa ngo ntwaza aka kazigo biroroshye guhita umwaproach imeze bite mani sa wangereje yose ko njyana nati twagiye icyambere akimara kumva kuri kuvuga nkawe cyangwa se akumva nyina ari akantu ufitemo ko kukisanisha nawe ahita kumva umuyobozi w'umubwiye uti imeze bite se noneho turagerayo ndegera tugeza yahita avuga ati karabaye ibyo nawe hari abantu bakeneye urukundo rega ibintu mpamvu bitarutsa muri aho ngaho mwigeze ngo intyoza ngo murakijijwe jewe reka mbabwire Yesu yigize aruca aravuga ati mva umunsi ngo hari abantu ngo bazinjira mu bwami bw'ijuru akavuga ati mva mwebwe rwose ni mucate se bite ati burya gihe nari ndwaye mwaransuye ati gihe ba bantu ba rubanda rugufi bari abantu babakeneye ko bwa rimwe anakureba akavuga ati usiba gukora nkawe ariko byibuze isanishe nawe umwereke ko nawe ari umuntu isarimo jera mba numva binamfashe nkumva ndanujujwe nukuri nshimira Imana yatumye nsha ubuzima bumeze buryo. Impamvu nari mbivuze ni inkuru numvanya nyine abo banyonzi nyine barimo bambwira ibintu ngibyo by'inshako bambwira sinzi utekereza noneho nk'umunyonzi wawiriwe yihiringa nka gutyo yagenda agasanga umugore yiriwe akaraba umugore nta kindi kintu yakoze yakarabye araryama araruhuka yamuha n'udufaranga yakoreye duke akavuga ati iyi mbwa nihangane yenda buryo ndi bubivugemo uri imbwa ntacyo umariye ntacyo umaze urumva umuntu akababara agira icyambere yiwe ku igare harimo n'abonzi bafata ibikoresho akavuga ati kaninywera iki cyuma n'ubundi ni yare ndebe ku munsi musunika buriya nge sinyashimanza hari abantu bafata ibintu bimwe na bimwe batanakunze nanjye nihereho nanjye ibyo nacagamo ntago nabaga mbikunze ibyo nakoze byose ntago nabaga mbikunze kubera depression hari abantu banywa amayoga kugira ngo basinzire hari abantu bikora akanywa ibyo byatsi akanywa ibyo bintu nazi kugira ngo arebe ko yaba free abigihoro noneho umunsi burangiye genda byumva cyane yiriwe kwizuba hese umugongo nk'umunyonzi ukorera batsinda akagugu ni desa kugera kuri station ni 5 ibiciro tuba tubizi ngaye baze umuntu kugira ngo azagwize inote ya 2 man aba yagize atya urabyo kugira ngo azagwize inote y'10 ubwo nibwo asabwa inzu nibwo asabwa urumva baba mu koperative kujya gutanga sininjiye mu buzima bwabo nge ndi kwimagina ndi kubitekereza nibwo sinzi yagenda yasanga umuntu muhira yamuhana bingahe ngo genda uhahe ndakumva ko ntacyo yakoze kandi ngo uri kugaya icyo yazanye we ntafite n'ubushobozi bujya byibuze no kwikorera itafari rero impamvu giye ibintu by'inshako mbigendamo gakeya nuko ntibisobanutse bana igimbabarira ku mpamvu imwe ngewe ejo muri na postinze akantu na postinga ati nimumbwire mwebwe urukundo murubona gute rubaho cyangwa ni igihuha ese mwanandukanyiriza kuba umuntu aje kubwira ngo aragukunda bya nyabyo no kuba umuntu agufitiye irari ese birangira mvuze ni ngiye mba mbona ari scam abantu batari ko wabaye ute none se reka mbabaza ni gute abantu badushyuhaho ngo bagiye gukora ubukwe ngo ibirori byabaye nyuma y'amezi 3 bagahita batangira kuba ati tubivuyemo twasanze bitavamo twasanze bitarya tugusanga aho tambwira ko ngiye urukundo mana yanjye sinzi umuntu tuzahuza sinamuzi cyangwa icyo ngenda musengera mufitiye n'ubwoba umuntu uzantereka amagwi Imana yabyemeye akavuga ati twagiye bigakunda bya nyabyo uyu muntu niwe muntu wa mbere ntinye ntaranahura nawe ntanamuzi ntazi ngo ninde kuko njya mbyibaza nkavuga isi ni gute umuntu ubyaje undi imbyare 6 yaramushatse ari umukobwa uri bien fignoré très mignonne très jolie umukobwa mwiza
akamubyaza inshuro zingahe, akamuta mu nzu. Mujye mumbwira, ntabwo mba mbyumva. Baba barakundanaga, bantu mwubatse mujye muza amakomateri mudufashe kumenya ibintu tutazi. Twebwe turahahamutse muri iki gihe cyacu kuko ibintu turi kubona biteye isereri. Ejo bundi nabonye post, nubwo wenda nyuma bavuze ko ari byari fake news. Mbona post y'umuhanzikazi, umwe mu bahanzi ba gospel artist mwiza cyane, bana beza baririmba indirimbo z'Imana, mwiza cyane, washatse recently ejo bundi. Amezi angahe babaraga iminsi 130 n'ingahe, n'amezi 3 ntarimo 5 sorry. Yamaze kwidekara avuga ati ngiye ubuzima mbayemo ntago nigize n'umunsi n'umwe mbuhitamo, sibwo nifuzaga. Ahita yidekara bati ngewe na nyuma y'ubu buzima nimara kubana n'undi mugabo undi tuzajya kubana, nzamenya, I make sure ko muzi neza, nzi imiryango ye, muzi bihagije. Haravuga ati nge ntabwo nshobora kuzongera kwemera undi muntu wese kunkoresha. Iyo bavuze ngo using, bitavuga uyu mwana ko yararongoye mu bakire. Yari umuntu uraho, video deze tujya tuzibona kera ataraza, akiri inzahuke, akiri hasi, baba hirya iyo ngiyo mu ntara. Ni iki kibaye? Kandi ubwo yahitaga kuri kamera ati meda tubukwe, sindi hano kumusenya, ahubwo ndi kwibaza niki kibaho. Mwana mwubatse mujye mutubwira. Ikintu ndavuga hano, ngiye ibintu by'ingo bigendamo gake cyane. Umunsi rero nzagenda bigaturika, bizaturika, ariko byibuze iminsi ya mbere naravuze nti hari iminsi nabanje gutuza mu bwonko. Ni iki kibaho? Ese urukundo rubaho? Ese noneho nagiye mbona nyine mu makomateri, icyo gihe nari nabipostinze kuri status, umwe arambwira ngo ushobora kugira umuntu, umukobwa ukamushima, ukamukunda, ukumva yakoberanye mama w'abana, ukagira n'uwundi wo kwishimishirizaho hanze, ngo muhura mugasohoka mukaryoshya, ngo ari kubona ataba mama w'abana bawe. Ahita avuga ngo hari n'ubundi, nakunze uyu mugabo n'umushuti wanjye wasubije iyo nuza, iyo status yanjye posting na postinze. Ahita ambwira ngo hari n'undi wa gatatu uba ufite mu buzima ngo wo kumariraho amayinite, ntiwamwishimishaho, ntiyakubera mama w'abana, ariko iyo ukeneye kuruhura mu mutwe wumva nyine zapanze, yapakaho kugira ngo ya masosiyete y'amatumanaho ayitware, ngo uhitamo kumuhamagara ukamumariraho umwanya. Mumbwire nawe, uri umukobwa uricaye, uzabwirwa n'iki muri aba bantu batatu? Umuntu wa nyawe ufite gahunda nzima, utasenze Imana ngo Imana igukore ku maso. Ibaze rero uramutse uhuye na wa wundi wa kabiri ushaka kukwishimishaho akajugunya ishyano. Ibaze noneho uramutse uhuye n'uyu wa gatatu, kandi aba bafite urusaku kubi, bene abangaba ibintu byabo bimeze bityo. Ibaze noneho uhuye n'uyu nguyu wa gatatu ukumariraho paka, uguhamagara at any time, akaraza ijoro, akakwiriza amanywa, telefone itavuka, ntacyo agutekerezaho, nta nubwo agukunze, nta nubwo yakwisha, nta n'icyo mwapfana, nta n'ikibazo cyane kimwe yakemura, kugira ngo rero uzahure na wa wundi wa mbere ugushima ngo abone ko wamubera mama w'abana. Iyo gihera urumva nari postingiye, abantu benshi baravuga, noneho harimo n'umushuti wanjye wese avuga ati nge rwose irarimba numva ari ryo riri hejuru. Abandi bakambwira ati ni scam, nago mutubwire. Jewe nukuri mbigendamo gakeya, nago nzi ikintu kiba ku bantu, gusa ku ruhande rwanjye abantu noneho b'i Kigali bo ni ibindi bindi, kugira ngo menye umuntu biragoye. Hari umuntu uza, nago sinamenya ibyo ari byo, sinzamenya umuntu wasize abana mu cyaro cyangwa se uwabasize hanze cyangwa wagize gute. Ntabwo nzi gutandukanya umusore n'umugabo b'i Kigali, sinzi gutandukanya. Ngira Imana ntabwo iyi affaire yigiyemo, kuko ngewe I've tried ariko byanze. Hirya rero y'ukuntu nanga umuntu mbeshye, buriya kugira ngo ngewe umbeshye waza ukambwira utoke divorce wenda, cyangwa se umugore wa mbere ntitwashobokanye, yego, ariko utabimbwiye nkabivumbura, uwo munsi nabimenyeyeho niwo munsi dutandukana. Reka turebe mu buzima busanzwe iki kibaho. Ingo zisenyuka kubera iki? Njya nirinda kubyinjiramo, no kuko sinjya mvuga ku bintu ntazi, ariko nge ndi kwivugira ibyanjye nk'umuntu.
mwadutinye mukatubwira ibintu bibamo. Cyakora ngiye mu bitekerezo byanjye mbanze ngo harimo kutanyurwa mu buryo bwose. Hari umuntu ushaka avuga ati ngewe nikundira ubuzima bwiza kanjye kubana n'uriya muntu wenda nzabaho neza, we akaza atagukunza ahubwo atagetinze kuzamubeshaho neza. Hari n'undi uvuga ati uyu mukobwa ndabona azi gukora. Hari umutipe yagize kuza kuntereta ndaseka arambwira ngo bamubwiye ko nzi gukora, ngo nkunda gukora, ngo ndi umukozi. Ndambwira se uje gushaka umukozi cyangwa uje gushaka umugore? Ndambwira are yari yaje n'abasanga sinasenze. Ndambwira genda, bara kugukatira nasenze si kimwe no kugukatira ntasenze. Ikintu ndi kuvuga hano ngiye mbaseriye ku buzima bwanjye kuko twagiye duhura na byinshi. Rero icyo ndi kuvuga hano, kubera icyo abantu ni iki kiri kubaho. Ese ugereho ugasanga wenda ahinduka isatura nijoro, ugereho wenda ugasanga ahinduka nk'uruziramire, ugereho wenda ugasanga amera amahembe nijoro, ugera mu rugo ugasanga wenda mujye mutubwira mudusangize inkuru tumenye nibyo ni iki kibaho. Genda byibaza. Rero nabonye iriya poste y'uriya mwana, uretse ko nyine sorry ni umumama, ubu ngubu ni umudame. Elle n'est pas encore maman, mais elle est la dame. Noneho ndeba kuna postinze ngo no, ngo ubuzima mbayemo ntabwo mbwishimiye, ngo siyo mahitamo. Ndavuga what? Cyakora wenda nyuma baravuga ngo account ye yari yahakinzwe, bapostingaho ibintu nyine, ariko ntabwo nshaka kubyinjiramo. Ariko ni iki gishobora gutuma umuntu mu mezi 3 ana 5 yicuza ubuzima bwe bwose? Nari natangiye mbikubitira inkuru. Reka ngira inama abantu, umuntu ubana nawe ihangana umwakire kandi umwemere kuko yarakwemeye nawe. Cya kabiri, umuntu ubana nawe umva ko isi ye itarangirira kuri wowe. Ni nayo makosa abantu benshi bakora tukabona baranicanye. Isi y'umuntu ntabwo irangirira ku wundi. Iyo ni ikintu cyagutse ntavuga nonaha. Cya gatatu, umva ko agaciro ukeneye n'ibyiza ukeneye ni umuntu wabikeneye. Njye ngira umutwaro w'ingo nubwo ntanarwubatse, ariko narimo nivugira nko ku nshuti zanjye z'abanyonzi, abantu ugasanga umuntu yikaranze umuhanda ariko yagera mu rugo bakamwitaho. Bakeneye iposho ry'20,000 kandi yakoreye 3, 4, 5. Yatanze ya koperative, yatanze n'ibiki azanyanga. Rero habeho koroherana. Nigize numva rimwe ngo sinzi ibintu nge binera n'ubwoba, kumva ndushaho gusenga Imana, ariko ikindi abantu bakureho abandi pressure. Ntabwo ngewe nigize nsetsa abantu turi gusenga ndabwani ubu nta muntu ukwiriye kwirata ku wundi. Uwashatse nta kwiriye kwirata ku utarashaka, kuko yo turi mu mwuka tubona abashatse n'ubundi barutwa n'abatarashaka, kuko amarira barira arenze kuya batarashaka. Utarashaka nawe utazi kujera stress z'abantu na pressure zabo asara kuruta uwashatse. Ni Imana yonyine yo kuhagarara muri iki kibuga ikaturwanira. Gusa abakozi b'Imana inama nabagira, nimureke dutumbire Kristo kuko niwe uzirukana Satani akanesha isi yose. Nimureke ibyo dukeneye byose tubisabe kandi tubyingingira. Nimureke ibintu byose twumva dushaka, apana amarangamutima, apana irari, apana kumva ngo kanaka ngo ndamurira. Byo bitandukanye. Tekereza ku muntu. Ngeyo nekereje ku muntu n'ukuri dushaka kubana ubuzima bwose. Bitamfata amasengesho nk'agatese mu kanyago. Uyu muntu asaza ameze ate? Uyu muntu Imana ivuga, uyu muntu se Mana we bitajya gusenga. So Imana ibaho umugisha. Ni inkuru mba niziyemo, nibyo narimo mbaganiza bisanzwe, ariko mbibutsa ko Kristo ari umwami. Icyo ari cyo cyose cyakubayeho, birashoboka ko hari umuntu udukurikiye ari nk'abantu bajya bambwira ngo buretse pendetse. Undi akaza nawe akayiga muraducanga akabaraje wumva ngo Nyakagore. No hari ugize kubimbwira ndambwira ndi induba ubishingwe, we sinzongera no gutega amatwi. Nyakagore iruta ngo Nyagakobwa. Ndambwira ngewe njya kuba Nyakagore. Ndavuga ati Imana indabara indengere. Binabayeho ntabwo byaba ari amahitamo yanjye, ariko sinabyijyanamo kujya kuba Nyakagore. Rero pressure z'abantu nimwongere murebe kandi mujye mumenya abantu mutega amatwi nabo mudatega amatwi. So nari nibereye ngo ndi kwivugira uko ibintu mbyumva, ndi kwivugira ibintu mbona bibabaje muri iyi mihanda cyangwa se mu buzima bwacu. Kuvuga ngo murabanye n'undi après hari n'undi bushuti wanjye watwiganye. Yesu yarashatse nyuma y'ukwezi. Jesus Christ.
naravuze ni what ubwo uzi post zabo ngo save the date. Njye rero mba numva hari umenga ninabukora nzabyuka mu gitondo uwo musheri wanjye nkamubwira ati twagiye ku murenge, cyangwa se akabimbwira. Imana izampa umuntu nyine udakabye ngo save the date, abantu ngo gutera ivi emwe sha ewe ngo sinzi muradukanga, uza amashampanye abameneka, uza amafanta bari kumeneka mu gutera ivi, uzi inkoko ziba zahashiriye ngo gutera ivi. Jesus Christ, hari ukuntu babihengeka nuko ntahagaze ngo mbibereke ati yes jewe umugabo uzamba bare mana, uzamba umugabo udakabye ibintu, uzamba umugabo Yesu Kristo, wa mugabo udakunda agatwiko mana. Njye mba numva n'ubukwe bwanjye ngira ngo butaca kuri social media, nyine mba numva ibintu byanjye byaba hagati yanjye nawe tukabyimenyera n'imiryango hirya yo ngiyo mu gikari, tukagenda tukiragiza Imana tukabana. Ariko ibintu by'agatwiko ngo save the date, ngo sinzi gutera ivi, mwihangane sinzi ikibanza n'igikurikira kuko nta byambaye, ngo sinzi ngo umurenge uwo ni ihame, ngo sinzi ngo amaposti ya danje ngukunda kuruta. Jesus Christ, ejo shaho uzi iyo bari gusubiranamo kanaka jema mbona ndaye niseseme. Jesus Christ, kandi imbere yaramubwiraga ati impumuro yawe nituma mpembuka turashize. Nivugiraga kandi mujye mwihangana ninjya nza guryama nje kwivugira, nyabuneka wowe dukurikiye wakomerekejwe n'ishako, ngiye wenda gusengeye. Abantu tubana barabizingira umutwaro wabubatse, kuko mba nibaza ubuzima babayemo nkumva ntabwo ndi kubwumva. Rero ibintu ntazi ngenda bisengera. Ikindi mwihangane niba nje nivugira gutya ndi kwivugira nkanjye, ntawe ntunze urutoki, ariko baba bubatse Imana ibagenderere. Haba bene wacu bandi batari bubaka nimutuze, Imana iracyatetse, biracyari ku mashyiga biri gutogota. Imana yo mu ijuru tuyinginga izatuzanira abantu bacu ba nyabo. Niba twitwa ko tubaye turetse, Imana izakore mu biko bwayo ituzanira abo tutazatandukana nabo. That's my wish. Icyo nicyo cyifuzo cyanjye iminsi yose. Naho ibyo kumbwira ngo kana kambaye ikanzu y'umweru ngo nanjye ndumva ngo nashyushye ngo nanjye njye kwa oyasha, ntabwo bigezweho. Ibintu byo kwirukanga ntabwo bigezweho, ni gake 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 gake. So Imana ibamugisha. Turabakunda kandi tubifuriza amahoro. Amahoro Imana abane namwe. Shalom.